Ha! So this is Triple Sports Arena. Fred bimeze bite? Hapi imvura Uri informe cyangwa wa? imvura nubwo itemba imboshya amaguru imbujije neza kubusha no kwicara So- nta gusohoka. Ubu tuvugana twari turimo turagana kuri studio ariko imvura iza kuba ibibazo ariko bajya banagira polisi igitanganuza recommendation ko niba imvura ibaye nyinshi uri mu kinyabiziga ugomba guhagarara. Ntirazima ariko ni ibintu byumvikana. Amasaha yo kuri studio yapfe ariko Ubuzima busigasirwe. so ubuzima bugomba gukomeza, ni nayo mpamvu muri aka kanya duhagaze ku ruhande rw'umuhanda ngira ngo murimo murabona ahantu turi. Abahazi murahazi, hari abazi ko turi Amsterdam. N'abatazi umwuka wera ahabereke ratamwereka. So ubu rero twari tuvuze tureke kugenda nubwo imvura imeze Nabi bitari neza. Twafita muri uyu mwanya tukagira ikintu tubabwiraho gato, dore ko Charleston mu kanya adukubise iyo bita provisional squad. Abasare bumanukane ku mikino ya Benin. Ni muri African qualifiers. Ndabizi ko abantu barimo baragira abantu bari kwitiranya African qualifiers kubera ko dufite ama equipe amwe na World Cup qualifiers na CHAN igiye kuza. oya ama equipe turabona ama equipe turi kumwe Benin na Nigeria hose turi kumwe. Hari abantu bari kwitiranya turi mu gikombe, Amavubi arajya mu gikombe reka ko wenda ryazatsinda wacu twanye mu gikombe cy'Isudani. oya nuza World Cup qualifiers zizagaruka mu kwa gatanu dukina mu kwa gatatu oya probably no mwaka utaha nyine tu aza nagiye kubyica ariko nyine mu mwaka utaha. Ubu ngubu turahangana na African qualifiers izaba vuba ejo bundi n'ubundi nayo ni mu mwaka utaha dufite n'imikino. Hari CHAN igihe twaba tuyigiyemo, hari probably Sekafa nayo ibaye, hari igikombe cya Afurika igihe twaba tugiyemo kandi bishoboka cyane tujya kugaruka n'ubundi kuri stade birashoboka. Amavubi mu gikombe cya Afurika urayabona ubundi wowe urabona bishoboka. Amavubi muri Afcon nsigaye mbona muri imikino nsigaye mbona bishoboka. Nkuko turasabwa kuba twakitwara neza ku mikino ibiri ya Benin. Kandi bitewe n'ubushobozi nabonye mu basore b'u Rwanda birashoboka, ni ibintu bishoboka cyane. In case twakitwara neza kuri Benin, ntekereza ko Nigeria aho yanganyirije match y'u Rwanda ejo bundi mu Rwanda ikaba ifite game yabo mu rugo no hanze ya Libya. Ejo bundi Nigeria Nigeria ubwo urumva yo nayo izahita ikina game ebyiri na Libya. So probability nyinshi nuko Nigeria izitwara neza, natwe dukina kwitwara neza kuri Benin. Natandatu ya Nigeria natandatu y'Amavubi. Ni ibitekerezo byanjye nagira undeba nabi ariko ni ibyifuzo. Tunizeye ko ariko naratanga impamvu bishoboka cyangwa byakunda twayibona nyine hari ikikora tu. So tunizeye ko bizagenda neza. So mu kanya rero umutoza w'Amavubi amaze no gutangaza ko nyuma y'amezi 2 asezera akajya mu kiruhuko cy'izabukuru. Nanjye ariko wagenda tukajyana. Justin nazingutwe nawe uramukurikira. Nahita nanjye nyayagira njye mu kiruhuko cy'izabukuru. Mu bijyanye n'imifanire cyangwa gusesengura ntabwo mbizi. Ariko n'umutoza njye byarantunguye ariko ntabwo n'ubundi yabyemera. Ntekereza ko ari nko kugira ngo nimba ekipe rigiye gutwara umukinnyi yongera agaciro. Biriya no gushaka amasezerano mu kinyabupfura babyita kugira ute kwisabira mu kinyabupfura. Bafite nk'indi myaka 10. So mu Mavubi bayimuhese byibura nk'ubu baturasenga Benin nk'itatu bayimukacika. Amavade muri Afcon. Kujya muri Afcon gusa ahita amuhereza amasezerano y'imyaka 2. Justin uramwemera se ubundi? Shangiye maze kumwemera nyine imikinire mindset abakinnyi usigaye bafite. Ariko nta nubwo ari mu Mavubi gusa, sinzi niba yahaye n'amahugurwa abandi kuko na PLFC nyamujye ukuntu yitwaye neza muri CAF Champions League nubwo yaje kuvamo ikwemo na equipe nkuru ya Pyramid. Ariko nabo uburyo nyine ishyaka bafite ryo gushaka kugeza aho APR banze igitego mu Barabu. Ubundi biriya bintu ntibibaho byahozeho ariko ahantu akomanze ko umupira mu Rwanda uba warapfuye se nyine baze ko tuba twarageze ku rwego rw'uko ikipe yacu kubona igitego hanze aba ari inzozi nyine.
dusigaye duserebura ibintu nk'ibyo. Umupira wo mu Rwanda ntiwari warapfuye munsi ubu akaba ari gutangiye gutabururuka zamura kwa kundi hari ukuntu umuntu uba uri muri koma utangiye utaburuka utaburuka uva mu butaka nyine aho bari barawuhambye. Hari ukuntu mu Cyongereza ni gute rising up again. Hari ukuntu umuntu uri muri koma atangira gutanga sinyare gato gato ko atangiye kuzanzamuka ukabona gutera udutoki gutya kamwe tubiri amano sinye z'uko umuntu atangiye kugenda agaruka. Rero n'umupira wo mu Rwanda ndi kubona utangiye kugenda utera udutoki dore wari umaze imyaka myinshi muri koma usa nkaho ugarutse wo kuri Trustin wari umugarutseho suni wahita yigira ku basore yahamagaye nawe tukaza kumugarukaho ko nanjye ubu muryamye si byinshi byo kumuvugaho. Umutoza ufite resultat se buriya hari ibintu benshi abantu bamuvugaho kundi umuntu mukiritika bitagenda ukabona no kwanariza ibyo bitagenda ariko biri kugeranyeka ko umutoza atari byinshi twakamuvuzeho uretse kuvuga ati we natujyane muri Afcon. So si byinshi byo kumuganiraho mbere Lena Perasoka ukavuga ati babakinnyi bagarutse mu gihe cyashize n'ubu ngubu abenshi baragaruka ariko akiyongeramo n'abandi kandi mu kibuga abo baje ntabwo bivuze ngo nabo bari bubanzemo iryo tandukanyirizo mbere abaguzi na line up igiye kubanza ariko ubu ngubu Trustin ubu ngubu nyine turi kubonamo impinduka zitari nyinshi cyane ariko stili ubwo se ntitwageze kuri line up kuba yahamagaye na nkewa ngo line up kuri call up provisional squad hari abashobora kuzasohokamo benshi hana amahirwe ko ari abakinjiramo n'urutonde rw'agateganyo nyine serious akase twitege ko hari abazamo bandira bari abarahagije namutoza nabonye abonye nabindi eka mbere yo kujya ku bakinnyi njyewe nabonye hari ikintu nahise mbona muri no provisional squad cyangwa abasore yahamagaye nabonyemo benshi cyane n'undi mu busanzwe benshi babiganjemo n'abaroko ariko guhamagara nkabonamo abazamu batatu bakina mu Rwanda muri Police FC muri AS Kigali ndetse no muri Gorilla Gadi Patient na Adolphe noneho nkabona muri defense n'undi stili babandi ariko hari abo yagiye yongeramo mu Rwanda hagati mu kibuga no mu busatirizi cyane nabonyemo harimo n'umuteguro wo gutegura shana ahubwo azahita profitira akabategura mu mukino n'abari abashanze zo kubategura umutwe uri ntazabasiga n'ubundi benshi kugira nyine batangire bazemo bamenye imikorere ye n'abahirwa bazaga n'ubundi n'ubushize yari yampamagaye muri provisional squad ariko noneho n'ubu kongera kubazana wajyanga agiye kubategurira iyi mikino bishaka gutuma tutabona classico ya APR na Lyon nabyo wenda turabigarukaho. Icyo nicyo kintu cya mbere nahise nge ndomarika nyine kuri iriya kuri bari abasore yahamagaye nyine tu hari izina rya gutunguye mu Mavubi se Amavubi n'ubundi style ni yandi usibye abakinnyi biyongereyemo Yohan Marvin Kari akina muri Australia ikipe muri Sweden mu ikipe yitwa Yverdo Sport Swiss mu Switzerland ibyo bihugu ngenda byitiranya saa handi yamwa hafi umutekano nta aravuga ngo n'abasirikare nibyo se bari abarindwa n'isi yose niho ma organe hafi yose ibihugu byo ku isi bigiye bikomeye bihuriyemo ahenshi usanga operatingira nk'urugero rwose nka banki y'isi ugasanga nikorera wajya nko gutera banki y'isi ukaba utiteje uwo munyamerika wo mu Rusiya rwose harindwa n'ingabo za UN uri kuvuga abaharinda se baba ariyo nese n'abantu baharinda simbizi none igihugu buriya kigirira ibintu byo kwakira cyane abimukira nyine abantu nyine bisa n'ibyagiye bigorana tujya tubibona nko mu bare n'abasore bakina no mu gihugu cy'Ubusuwisi ba Granit Xhaka buriya bagiye baza bahunze intambara zo muri za Yugoslavia buriya bihugu bw'Iburayi bwo muri West nabwo buharamo intambara nyinshi cyane usanga bose bagiye bahungira hariya muri Swiss barakira nyine ba Akanji si umubona se n'aba Brille irindi zina agira ryibuka rya kabiri se bita Brille mbo ubwataka atari kabisa Busuwisi mugere umushaka bamwita Brille n'irindi zina rya kabiri kabisa ritangaje cyane hanyuma akina kangahe se kwanza no offensive midfield cyangwa no wing ataka nimero 9 ego ewana hari 9 ni n'umupeti muto kabisa nabonye afitemo akantu kuko yaba mu wing iriya misatsi yagukanzura avuga ati zibrede kabisa gakwiye koca nko mu mpande impande kazirekire ba Gilbert ahubwo ikintu nibaza
wenda nuko ari provisional ariko nabonye Aniseti umutoza ubushize yaravuze ngo Muhadjili ntabwo ahinduka imikinire y'ibyamubwe nyine ubwo akina nibyo ntacyo mubwira reka nyine kiri yo murimo aravuga ati Keve ibyo byose ibyo Muhadjili agakinnye nzabishaka muri Keve kandi azama nibyo nyine hari ikintu Aniseti ashaka kuza kongera Muhadjili atari gutanga cyane ko Muhadjili ari n'umukinnyi mukuru. Aniseti ntabwo bavuga ngo bari kumutegurira cyane kuko ntabwo ari gukina mu Rwanda. Aniseti ntabwo ari kumutegurira cyane ari muri Tunisia. So Aniseti niye mpamvu yaba yamuhamagaye n'umukinnyi ufite talent ariko se nihe mpamvu ashaka ko yahamagawe mu Mavubi nk'uko bikomojeho uvuga ati ni umukinnyi ufite talent. First of all icyo ngicyo ubwacyo cyagatumye umukinnyi ahamagarwa mu ikipe y'igihugu iyo ari yo yose ko nta hantu bahuriza abakinnyi b'abanyempano kurusha abandi, banakora kurusha abandi, banakina neza kurusha ahandi. Twa mu Mavubi turi gusanga hari abo yagiye asiga bakina neza kurusha ahandi, wenda turabikomozaho twibaza no ku mpamvu batari kuzanga ba Rageyork na ba Sahabu. Kuri uno mupeti muto Aniseti se buriya ntumupeti kagaragara nk'abana se umwitozo yahoze ari umupeti umusaza Aniseti wo kumujena Aniseti impano ye nkeka ko nta munyarwanda uyishidikanyaho. Ari muri APR benshi bageze batangira kumwitira abakinnyi abo bakuru nka ba Messi akavuga ati Messi w'abanyarwanda. Umupira ni mwinshi ku kirenze, aza kugira gutya asohoka igihugu akenshi tumara igihe kinini tutamwumva mu mazina cyangwa se mu matwi y'abanyarwanda nk'umukinnyi uri hanze. Uretse ejo bundi twongeye kumva izina rye ripopinga pati yasinye ikipe yo muri Tunisia, none tumubona no mu Mavubi bamuhangaye. Rero ku mukinnyi nk'uriya ukiri muto cyo ntabwo tugishidikanyaho, wenda uretse ko benshi bashaka kujyamo byinshi akavuga ati si muto cyane ariko nkeka ko tarengeje 27, uwo muntu ni muto ibyo ari byo byose. Ku mpano ye tudashidikanyaho rero urwego navuga agiye gukinaho ni igihugu cya Tunisia. Nkeka ko na Casemiro turi kugendera kuri sisi ari gukina se bose babanye n'ama equipe bana umutoza wose muri apera ushakira ama equipe. Okay, rero umukinnyi nk'uriya kwa Trosten yamuhamagara mu Mavubi mu bitaba baziranye tu abazi n'ubundi azabakinnyi bose ikipe y'igihugu yahamagara abo bafite ubushobozi abaciye mu y'abato gutyo. Rero kumva ko ari umukinnyi w'umunyempano wakina iryo 10 wari ubikomoje avuga ati Muhadjili hari ibyo bapfuye kugera ku rwego rw'uko yanze kumuhamagara. Avuga ati ariko hari undi mukinnyi nzi bambwiye ko yabonye ikipe mu gihugu cya Tunisia tuzi shampiyona yabo mu cyiciro cya mbere nziza. Ati uwo mukinnyi muzanye ko nzi ko ari umunyempano, ibyo ntabwo tubishidikanyaho. Ntabanza nkamuzana nkareba kuko ni provisional squad. Banamusiga ko twagiye tubona nka Basoma na Papa bahamagara bavuye muri za Gor Mahia bagasubirayo ntabatwara. Rero nabwo ku mukinnyi ubwe ni ikintu kiza kiri bu boosting morale ye nyine. Burya na hakina byo ratavuga ati umukinnyi witwamagarwa mu ikipe y'igihugu bitetu nawe byamwankuraja akaba yakora. Ni byiza kuri Aniseti cyane none no kumutoza kureba kuri uwo mwanya wa nimero 10 tujye tumubonaho aburaho abakinnyi tudafiteho benshi tuba Keve asura none ngahura abakina ibyo shaka. Okay, barahari ku mazina turabikomoza n'utya kuri basabo, ariko nkeka ko kuba umutoza ashaka n'ibyo ashaka bakamuhaye ntabafite. Rero bamubwiye ko ari undi mukinnyi wabasha gukina iryo 10 uri mu gihugu cya Tunisia cyatamugerageze tu niko kumuhamagara. Rero byiza njye mbifashe mbibonye nk'ikintu kiza kuri Aniseti ku giti cyo ku-improvinga nyine. So wari ukomeje kuri Basahabu na ba narigize ngo ni muri interview ariko ukomeje kuri Basahabu na ba Yoro. So u Rwanda equipe y'Amavubi bafite nimero 6 babiri, bafite Steve, bafite na Boneri. Umwe yakinnye match imwe bushize ibanza, undi akina match yindi kuri iki. Twahera mu izamu saho ubwo tuzamuka. Twahera mu izamu tuzamuka. Izamu se suru chabana. Fiat uri kwitwara neza. Umwe mu bazamu amaze gukina match 3 muri Kaizer Chiefs abanzamo kandi afitemo clean sheet ebyiri. Oya. Meruka imaze ngiye kubona match ebyiri n'ejo bundi yari yavutse. Wije imyaka 25. Batsinze 3-1 icyo gihe. Bamwe batsinze 3-1 ahandi batsinda 2-1 ariko match zose amaze gukina barazitsinze. Kandi Kaizer ni ikipe nkuru kabisa, imwe mu makipe meza akize muri Afrika muri 12 irimo. Ntabwo okay, nari ngiye kujyamo cyane ntabwo nanjye ndi sire byuze ariko ntabwo yajya munsi y'ibihumbi 8 by'idolari. Yaba ari make. Ubwo nafiya ko ushobora gusanga ari muri za 10 na simbizi ndi kugereranya nkurikije level ari gukinaho nyine. Mwizamu ntabwo byatunguranye cyane n'ubundi ariko Maxime Wansenzi bari basanzwe bahamagara ntiyaje.
ahubwo uwo bita Buhake Clement n'ubundi wari usanzwe ahamagarwa mu ikipe y'igihugu afitemo n'imikino ya gishuti, hari umukino twakinye na Central Africa yafashe aywa kabisa yifata, ariko ubona ko urwego rutari hejuru, ariko nk'ikipe akinamo ari mu bakapiteni bayo. Rero ekaze nawe turebe ibyo ari byo kuri Maxime nta kipe afite. Rero kuma ejo bundi bamuhamagaye n'uwe nta ikipe afite, ubu kuba atari kwishaka byibura bitume yitekereza ashyiramo imbaraga mu gushaka ikipe. Ni umuzamu mwiza twaramonye nawe muri ya mikino bakinnye gishuti, bakiniye muri Madagascar. Ni izamu rye ntiyaka ko Fiacre ari ihagije bana. Agize n'icyo kibazo na Buhake yahaba cyangwa undi muroko dufite hano ba Patient ba Gadi ba Dolphe babikora. Muri defense nta zina rya n'ubundi defense ikintu nibajije Mangwende byagarutsemo ntabwo twari tumufite muri Mangwende noza Claude na Christophe yitwaye neza kuri polisi. Claude ari kuri forume zitarabaho kuva muri Sekafa ari muri APR. Kuri match y'Amavubi yitwaye neza. Umutoza arafata riske ahita abanzamo Mangwende cyangwa arasubiramo ari gufata riske. Mangwende rero n'umwanya we undoubtedly nyine nta mpaka n'urucabana. Uriya mwanya ni wenyine waramuremye. None se ku mwanya ari uwe tukaba tumenyere ko uriya mutoza ntago areba ngo bimeze gutya, areba uko yagukinishije abona warabikoze neza ukagaruka. Rero ibyo byose abo babiri wavuzeho, abo babiri abe Claude aba Christian, kote faible zabo na kote fort zabo, ibyo byose Mangwende nawe byifitemo. Icyo bashoboye bose nabagifiteho. Wenda ashobora kudatanga umusaruro mu busatizi cyane nk'uwa Claude, ariko nk'umu grand frère wabo nawe ndabizi neza kubicaje ni ibintu bakubwira ati byibura twagateye inkweto mu za Mangwende. Ari mu kipe nziza yari Masore muri Chypre, kipe ihangana ku bikombe. Nyaka ko ku mukinnyi muri APR n'undi muri polisi yonyine izo leve ebyiri ni nta maka kabisa, nta maka. Defense y'Amavubi n'umundi ukurikije kuri match za Nigeria na Libya, ikintu kizahindukamo ni Claude uzavamo akajyamo Mangwende. Thierry na Ange ni Claude uzavamo of course kuri gatatu. Nangize ngo ni kuri Fedema. Hanyuma Fitina, Mangwende, Manzi na Ange n'ubundi abakinnyi bakinanye bose muri APR ligne y'inyuma bazanye bafatanye communication hejuru. Oya ntago mbizi trust ni yanantungura, ariko nyine dukurikije experience n'izina rya Mangwende. Ngiye Mangwende agomba kukijyamo bro. Dukomeza hagati mu kibuga nyako muri defense n'ubundi bazagaruka ari uko nyine. So defense nabo nga hanyuma hagati Steve agaruke cyangwa Boneri yagaragaje urwego. Ariko isinjana muri 11. Dufite abakinnyi beza bakaseri babiri batanga ibintu bibiri bitandukanye, gutwara imyanya ibiri babiri. N'ubundi Amavubi kuri sisi nyako nta kibazo dufite. Bagiye tugira abakinnyi beza nk'aba Migi, tugira abakinnyi beza nk'aba Yannick Mukunzi, ariko ntabwo ndi bujye nyuma hari ushobora kunjyana muri za 2490 wapi, ntabwo nabirebaga. Urumva genda garukiriza hafi cyane kuri ba Migi kabisa, niwe njye nabashije kubona bakina fresh. Rero dufite abakinnyi beza abandi babiri, uwabanzamo ari we wese whatever byaterwa na approach y'umukino dufite n'ikipe tugiye gukina nayo. Bene ni ikipe nziza iturusha profile z'abakinnyi kure ntaho duhuriye, dore muri ritsinda nitwe turi navaho ku mazina dufite ntimunyumve nabi abaciritse banahendutse mu bijyanye naho bakina se amazina yabo n'amashampiyona gutyo uretse nka Mazinga dufitemo nka Jihad, abo ba Mangwende turi kugarukaho usanga nka Bene ebana n'ibindi kabisa ugiye ku bakinnyi babo. Rero kuri numero 6 byaterwa na approach umutoza afite, kuko Casemiro yaguhereza ibyo yatwese kuri Nigeria mu gihe dukeneye gukina umupira wo hasi. Umutoza w'Amavubi Mediane akina triangle icuramye cyangwa icuritse muri Mediane akina gutya cyangwa akina kundi biterwa n'ikipe. Ariko ubundi nko kuri Nigeria twabonye Casemiro asa nk'uhagarara wenyine, ari triangle icuramye, ahubwo icuramye gutya. Oya aho ngaho bari babiri begera gutya. Noneho kuri ku mikino na Jihad ara dropping akaza kumufasha n'ubundi akenshi ubundi umukaseri wese wari Jihad bari ahari amufasha, biba bimeze nka pyramide ihagaze n'ubundi. Ariko ku gakipe wenda twarushije nka Boneri kuko ashoboye gusora umupira nkayo wenyine, twamubona ni mwiza nyine igihe tugiye gukina nka baro
nyine turi bwirekure tugakina, ariko igihe tugiye gufunga bya bindi bavuga ati kina nk'abakamikaze twirwanaho ku makipe akomeye nka Rubanguka yaba option nziza kabisa. Rero ni kuri sisi nta kibazo twafite, rero by'umutoza wese yahitamo bitewe na approach yifitiye, I'm fine with it. Bifite abakinnyi beza. Nimero witi nimero 8 of course ni Djihad Bizimana, ni nta n'ibindi kabisa, n'abandi bahamagaye barabizi. in case yavunika, in case yavunika wajya kuri uriya mwanya rero ruba nanjye bamwita ngo iki muri APR Ruboneka Jean Bosco, nubwo muri iyi minsi atari kwakina cyane, nkeka ko yaza akagira icyo afasha, sibyo. Hari Samuel Gillet 8 yagerageza n'icumi, nubwo ajya asimbura ajya ku mpande buriya si umuwinga, byibana no kuntu aba ari slow mu byari byanze kuri jera kimwe kuri wing, ntago ari umuwinga, kuko twe tuna minota mibi turi kwatako sure. Ariko hari imikino agiye atwerekaho nk'umukino wa muri qualification z'igikombe cy'isi k'agakipe turi kumwe ka Lesotho, yagiyemo asimbuye, tubona imipira ari kurekura, ubona ko ari umuntu ufite ubwenge bwa baro, passe nziza ziri babyita ngo kizere efficace za fresh kabisa hagati mu kibuga, n'ubundi abo tumenyereye nabo bazajyamo kabisa. Ku icuma ahubwo niho ntegereje kumenya n'ubundi Keve arabanza mu cyane Mediane, n'ubundi nta mukinnyi mushya waje muri Tsani Seti twabahereho, ntabwo turi bisubiremo. umwihariko wa Djihad ni ubu, umwihariko wa Djihad usibye kuba ari kapiteni, ikindi kintu ni iki, ikindi byonyine ibyo uhereyeho kapiteni leader kuri experience, niwe muntu hari ifite imikino myinshi muri ano Mavubi ndakeka kurusha abandi bantu bose, sibyo. Ubwo rero azi icyo byasaba ku mikino mikuru iyo ari yo yose nk'iyi ngiyi. Icya kabiri, Djihad ni umuntu uzi Igifaransa n'Icyongereza, sibyo. Urabona Amavubi byibura tugiye dufitemo abakinnyi baba professional players bari kugenda bazamo, kantu ka communication so mu kibuga bari ingenzi se. Rero umuntu ubasha gukomunika muri izo ndimi zose, ababwira ati wowe ngwino, come on, ale ibintu byinshi cyane aba ari sawa. Noneho twajya no ku bushobozi bwe mu kibuga, ari mu bakinnyi dufite bari gukina kuri level nziza kurusha abandi bose. Mu ikipe ya FC Kryvyi yo muri Ukraine ni mwiza cyane, nanyeka ko Djihad. Noneho hari akantu, hari igihe ugeze kumbaza se Enzo Fernandez mu ikipe ya Chelsea role buriya ni iyi. Umutoza Enzo Maresca yageze kubigaruka aravuga ati mu isi y'iyi minsi kubona umukinnyi ubundi role ya nimero 8 inshingano ze mu kibuga ni umuntu ubasha kugufasha offensively na defensively, wataka una defend, kandi byose akabikora 50-50 ku rwego rujya kungana. Rero kuri physique, ku mbaraga, ku bwenge bwa baro, nika ko nta muntu mu Mavubi dufite abikora neza kurusha Djihad kuko yanabikuriyemo. Okay, hanyuma ikibazo nafite kuri attaque nimero 11 Mediane byo niba abandi n'ubundi uretse izina mani, niba abandi ahubwo ikintu nibaza Yohani Marvin kari dushobora aba harabuze mbere yuko indimo tubwiraho, aba harabuze umuntu ushobora kuza gucalenginga Gilbert kuri ruhande se, ku ruhande rwa 11 nimba yananiwe, ubona ko nta gisubizo tuba dufite wapi, kandi Haji agarabona umwanya ngakine nimba yanajyamo agaprovinga, ntago mbizi. Amavubi tubyemere tubihakane, hamwe mu hantu dufite imbaraga nke ni muri wing zacu kabisa. Nabo dufite ni ukubakoresha iby'umurengera, ndavuga Gilbert ndetse na Joje bavamo, ukabona umuntu wahengetsemo ni Ogirete, nyine twari tugarutseho mu winga no Ruboneka, bose n'aba mediateur ndetse na Ruboneka ukora muri APR byibura. Rero ni umukoro twagaye nka Ferwafa na Minisport badushakira abakinnyi bro, kandi barahari. Bari na Memeran wo muri Groningen uri gukina mu Buholandi icyiciro cya mbere. Hari ndi musore wera ku mpande waza kudufasha Rafael York, umwanya yawutera, ariko ubwo hari turaza kubijyamo nako nyuma turi gusoza impamvu nkayo mazina tuba tutayabonye. Ariko nyaka ko mu Mavubi twakira abo dufite nabo ngabo nka Haji Levoye, nuko nta bandi bahari. Nese turi kubona abantu nka Batuyisenge Arsene, ba Haji, ba Muzungu, abantu no mu makipe yabo ntibakina, uretse nka Haji ejo muri twabonye kuri Gasogi akina. Ariko ubundi ku mpande niho hantu hambere dukeneye mu ikipe y'igihugu y'Amavubi. Ubwo tuzakoresha ibyo dufite. Icyiza rero reka batware bakora imyitozo, byibura bamenyereze muri cani bazagira icyo batanga tu. So bajye bamuha 2 weeks mbere abane na equipe inde trust ntabwo ibyo bintu byemera nubwo bikenewe. Okay, ku Rwanda turabikeneye kugira ngo dutegure neza, ariko si byiza undi kuri level professional. Byumweru bibiri bro, tuzaza kubigarukaho nabyo. So hanyuma rero tugana ku musozo w'Amavubi, abakinnyi batahamagaye bashobora kugira icyo bafasha. Umwataka ariko bamwumvisha
mwataka mushya turacyafite inshuti inosa wacu Jimmy Gatete w'ikibonke ndamwemera byatari umuntu witwa inshuti inosa. Dufite Gitega Artile muri Leopards muri Kenya ndetse n'indi ntwaro intare mukabirize cyambe ndetse mwita Yohana bana wabatije Yesu ni Yohana Marivine kuri cyangwa kari bana muzamona upeta ufite uruhu rworoshye cyane ungerera n'umuhondo igisatsa bagifuwe burya gusa nari kumbwira tundure yagakwe kuba nyura ku mpanda ari mababa hatari amubonamo bamadweke n'umpeta mutoya n'umwataka nimero 9 striker hatari. Rero mu myitozo eka turebe ntagira icyo yereka Trosten akabana nk'ikinyuranyo tuzamutama hari incundura za Bena zinyeganyeze yabana. So ni Bena nyangize kira muri Cote d'Ivoire kina muri Cote d'Ivoire avantage ku Mavubi nyine tifatirane. Okay, Bena nk'ikipe tumenyeranye ikindi kintu kwishima mu Mavubi ubu nta turi kujya gukina n'abadversaire ndabo basa nk'abatwubashye mu kuntu bitandukanye no mu bihe byahise. Bonavuga ko Amavubi ikipe ikomeye abatoza bagirwe ko mu interview avuga ati ikipe iri kwitwara neza n'aka kantu ko kunganya na Nigeria kaduha ya monota byatari. Rero kipe nka cya Benin gifite umwata kwitwa Steve Munier uteye ubwo ukina mu Bufaransa tumaze kumenyana n'iyi Benin. Rero umutoza nategura fresh kabisa twayikuraho nk'amanota nkane byaba ari sawa ariko tuyikuye atandatu qualification twatibonye twadukoze kope cyangwa ne sava atatu hano rimwe muri Cote d'Ivoire tukazashaka atatu yandi kuri Libya Kigali kweri. Afukone sane twagezeho Libya neza Kigali nyine ane kuri Benin naho sujya Amavubi twatuyafungiye hanyuma tuyafunga sahau na Rafael nta kintu bakongeraho Lage cyari yaravunitse navuga neza yanagarutse amaze no gutanga assist nyinshi cyane. Okay, ibi bintu nanjye ntago nanjye mbizi ukuri ngo navuga ngo ni iki kiri gutuma Trosten adahamagaraga Yoruke na sahau ariko kuri character n'umugabo yatweretse nzi kutwereka ko igihe uteri tayari ku delivering ibyo wagushakamo nimukorana. Ikindi kintu nagarukaho Yoruke yari yaragize imvune mu minsi ishize sibyo aragaruka ari gukina mu ikipe ye sahabo ubu nta kipe. Okay, mu minsi ishize ari gushaka ikipe kuva ko ngo ari muri ni Standard de Liège ari gukora imyitozo ariko nyine umutoza Trosten nkurikije ngiye ukuntu maze kumubona no kuna benshi tubihurizaho ni umuntu w'amahame cyane. Rero ku kantu gato mutumvikana nta gutwara kandi ikintu ari kugerageza kubaka ni team ikipe ishyira hamwe bana gukora nk'ama individu nyine. Rero igihe ikipe uri kuzanamo ibintu by'ubuyuwayi kutajyana nawe kutagira ibyo ukora kuri ba Muhajiri yarabitweretse ahita mu droppinga Balage aravuga ati giha mugira ibyo mureka mugira ibyo mukora discipline wise simbizi tw'abanyarwanda n'abantu bafite amaraso y'abanyarwanda muri bo ikintu cya discipline bibaga kereka abakinyi n'abantu babagoye byatari buriye. Rero nyaka ko Trosten niba uzi cyabe baziza wenda tuzagira amahirwe tukimenye ariko bahari bakabaye backup nziza ko aba bakinyi bose tuvuze nka Yoruke na Lage babisubizo byiza igihe Gilbert na George yabaruze ariko ubwo nyine ngiye mitanibaza nyine kuki atabahamagara. Iyo mpamvu nitugirirwa umugisha wo kwimenya bizahara amahire nuko nyine ubwo still kubakinyi ubwo nabo nimba hari ibyo mutoza banenga nimba atari kitagenda neza nyaka ko kumukinyi ne bifite akamaro kurutwa umutoza mufite akamaro ko umutoza ntabwo yakanga kuguhamagara bisikuri mumufasha ariko ubwo hari impamvu iri kubitera tu kandi abakinyeka ko 7 nk'ingiye ba Casemiro no bari kubyenjoyinga bagire none ikipe y'igihugu igeze aharyoshye rero ngango k'Amavubi ndumva ari ibyo. So tu bari gukina ariko U20 bo tuzatubagarukaho nago match zabo bategura sekafeje ubundi bari banganyije n'intare bibiri. So ami cyataka giteye ubwoba nacyo cyo mu Mavubi se iki Peti muri event ya bamukuye hanze nawe Peti wo mu Meti muzagenda mumenya gake mugende namwe muri mushaka ese u Rwanda rwagize u Rwanda none rwatangiye kubazana nabo batangiye process hari uri kubona ko buri window iri kuza cyangwa buri international break bari kutuzanira kandi nabyo byiza ko yabazana icyarimwe ntabwo yatanahuza. I'm fine with it kabisa. So katwizere kuko nkazajya bagenda baza n'abandi bazajya babona ari ibintu bya bien turasebene ewana Amavubi ajya muri Afcon ahitaza benshi. So nuko rero tuganye ku Amavubi imbere yo kugana ku musozo urabona
birakunda ne turayabona cyangwa mbara 6 yose cyane kujya kuri stade 6 sinahita njya guhamiriza. Nzaje kuri stade nitwaje ibinini se bya endoside na paracetamol. Endo Nzinje stade nitwaje ibinini bya paracetamol na endosine na za capsule cyangwa gende nize insinzi. Yonye ko kuri stade Amahoro equipe izaza yigendesha gake. Turayirasa. Amavubi azajya nayo Company dushakira impande kabisa. So kandi bazagerageze Fergo sinzi ukuntu bizagenda bazakora promotion nk'izo Kensi yakoze. At least stade bisa neza. Kensi bamwikiraka ku Mavubi bana. Adukorere icyo bita promotion, aduhamagarira abafana, tegura hari imiziki myinshi ibintu bya zunguza abapiretse gato, ariko hari amana ategure kabisa ku buryo umuntu avuga ati twagiye tugiye kurasa kweri. Mavubi ngaya. So Amavubi rero tuyifuriza intsinzi. Ubwo rwose nuko nguko dusoje ku Mavubi. So mukore subscribe anga kuri YouTube channel ya Triple Sports Arena. Then Amavubi nago tuyasoje tubaye postponing. Bizaza n'umundi kuri match tuzaba turiyo. Kuri match zo turi muri stade ndani. Nitoza nitangira utu updates tuje tuzatugarukaho ni provision asada abakinjira muri nazasoka. Mu mwiherero. Muri tizi z'Amavubi mutubwire tujya muri tizi z'Amavubi comment section mutubwire ba igaragaza. So naho ngaho twanzukiye twabigenze bite kwanzika opposite yo kwanzika ni yes no kwanzura tugize turanzitse then turanzuje ciao kwanzura no kuzana umwanzuro kwanziki bye turabona nakavura rero gasa nakagabanutse uko twagenda ubu ngubu none reka tujye kuri studio ngira ngo ibindi turabivugana kuri studio za Triple Sports Arena. Ikindi tutaragenda ariko imaci y'Amavubi iyo uvemo akajyamo imikino ya cani qualification ishobora gutuma match ya APR na Rayon itaba. Match ya APR na Rayon ishobora kuza kongera gusubikwa bwa kabiri. Postpondi bigahombye ikipe ya Rayon. Turaza kugaruka gute ikipe ya Rayon. Subscribing turaza kujya. Katuanze tugende turebe ubwo tuze guhura mukore subscribe hanyuma duhure mu kiganiro gikurikiye. Ciao.